ngiye impamvu itumye abantu babuze umugisha nuko batamenya agaciro k'ababyeyi. Bibiri ukivuga ngo Rebeka abwira umwana we aramubwira ati Yakobo mwana wanjye genda ubage ihene nziza uyizane so mutekere inyama akunda. Utaramenya ikindi sakunda kumukuraho umugisha wapi. Singu ryanjye ntabwo nabishobora ngo mukunde abanzi nta mbaraga nge nabona zo gukunda umwanzi wanjye. Yesu arabizi nabamubeshye kwanza uretse n'umwanzi n'umuntu utashigikira n'umuntu utumva ibyanjye neza nta mpamvu yo gutindana nawe. Imana y'ubwo yaratubwiye ngo ngunda abangunda abashakana umwete bazagira gute nibikunda bayikunda nibiretse kungundisha abanyanga. Undi nikosa kubana n'umuntu umwemera utazi icyo akunda. Buriya mugore wanjye ukunda teye biragoye ko twahemukirana ngambwire ngo sorry, ariko azi kuvuga ngo sorry atavuze ahubwo akoze. Kandi ngiye abantu bavuga badakora sinamba kunda, ngiye ngunda umuntu ukora iyo akoze biba bivuga bihagije. Arabizi iki kintu ngunda mu buzima ngunda isambusa. Ngunda isambusa. Umwana uba muri uru rugo utabona imiruho y'umubyeyi nibandi ryaje guhembwa ntabwo ari umwana mu rugo. Ariko umwana mu rugo aravuga ati iki kizu ko tukibibamo kirishurwa ryari kirishurwa gute. Ariko ibandi ravuga ati babasore cyangwa babihorere nzajya n'ahandi. Naho umubyeyi wawe yaba ari igisambo ni umubyeyi nashaka barinda ikata mu migina hamwe n'inyoko. Kubereka wahagaze muri Sansenike. Abarokore b'iyi minsi bahagaze muri Sansenike ariko bategereje imodoka izanye ubutabazi. Kandi muri Sansenike uzahasazira. Nyamara iyo ugeze ku cyapa imodoka ihagarara utayihagaritse ikamenya kirahakura umugenzi. Yesu ahabwe icyubahiro. Hano reka duhagurukire ijambo ry'Imana. Amen. Mu bintu bituma umwarimu agukunda ni ibi mvuze, nuko umwereka ko ibyo yigishije naho twebwe ducunze ngo erekwa pasite erekwa ntahe beretswe. Ibi bavuze ntabwo ari amasigara byicaro. Niwe muntu niwe Imana ishaka, nicyo kikugira umuntu w'Imana, sibyo? Amen. Kuko hari umuntu uvuga ngo ese ko wanzanye pasiteri atari yerekwa. Irene ibyo nteretswe ndabiguhaye transfer mu izina rya Yesu. Ndagushimiye umugaragu wawe yerekwa ibyo nteretswe, avuga ibyo tutari twavuga, maze aduhesha umugisha mwami. Tugushimiye ko ugiye gukorana nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze. Yesu wacu nashimye. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ko isaha zo gutaha zitaragera, dutaha saa 2. Niko gahunda ihagaze. Imana ihabwe icyubahiro. Nyangunda kubwira abantu iyaba ibi bintu ari amarushanwa ntabwo nakabaye mvuze, kuko twize ibintu bihagije. Yesu ashimwe. Ariko reka mvuga umwanya muto cyane nanjye nze guhabwa umugisha kuri uyu munsi. Ntabwo ndajya kure ya teme baduhaye, cyane ko iyi teme ndayikunda. Sinzi umuntu nigeze ambwira ngo nge n'abana n'umuryango byarahuye. Izi nyigisho ndazikunda cyane. Dusome Itangiriro 49:26. Itangiriro
29:26 haravuze ngo imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ntabwo nibuvuga ibintu byinshi, ariko ndashaka kuvuga ngo imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru. Yesu ashimwe. Aya ni amagambo Yakobo yavuze igihe Yakobo yaheshaga abana be umugisha, ariko iri jambo yarivuze kugira ngo bataza gukinisha ibintu arimo kubabwira. Yesu ashimwe. Ntabwo ndavuga ibintu byinshi kuko mwize bihagije, ariko ndashaka kuvuga kuri aka kantu kavuga ngo imigisha so ahesha iruta. Rimwe mu makosa umwana akora ni ukudakura kuri se umugisha. Yesu ashimwe. Ndabyibuka nigeze mbigisha ijambo rivuga ngo agaciro k'umwana. Ndababwira ngo Satani arwanya ibintu bitatu. Icya mbere Satani arwanya ni ubukire, kubera ko Satani arabizi ko iyo dufite ubukire kutugerageza biramunanira. Icya gatatu Satani arwanya ni amasengesho, kubera ko amasengesho niyo yonyine avamo imbaraga zituma umuntu anesha Satani, kuko umuntu wabonye ubushobozi bwo kureka ibiryo kandi abifite no kureka icyaha kimuri imbere yabishobora. Icya gatatu Satani arwanya ni urubyaro. Kuki Satani arwanya urubyaro? Nuko urubyaro nizo mbaraga zikura ababyeyi mu kibazo. Kuki ari imbaraga zikura ababyeyi mu kibazo? Nuko umwana Imana yamubitsemo imbaraga zisumba izasi. Sinzi akantu uvuze niba mukumvise. Umwana Imana yamubitsemo imbaraga zisumba izasi. Biranyoroheye cyane, ngize umugisha ku bw'umukozi w'Imana umushumba umaze kutwigisha, avuze ikintu gikomeye. Umugisha so aguhesha urarutuwe yaheshejwe. Reka mvuga aka kantu. Umuntu usengera aha utazagira amavuta aruta yawe azamenye ko Satani yamwibye. Yes. Shimwa papa. Kansubiremo iri jambo. Umuntu usengera ihame ry'Imana agomba kugira amavuta aruta yawe. Kabiri, agomba kugira ubutunzi buruta ubwawe. Ahubwo turebe ninde muntu ugira ubushobozi bwo guhabwa umugisha uruta uwase. Kuko aya magambo Yakobo yayatuye ari kubwira abana be, arababwira ngo mudakinisha uyu mugisha ndimo kubahesha. Uyu mugisha utandukanye n'uwa Aburahamu yahaye Isaka.
uyu mugisha utandukanye n'uwo Isaka yambesheje, kuko ngewe uri kubahesha umugisha ndi urubyaro rwa Isaka. Isaka ni urubyaro rwa Aburahamu. Kabiri, mwibuke ko umugisha wa Aburahamu utandukanye n'uwa Isaka, nubwo ari igisekuru. Ntabwo mwanyumva. Yesu ashimwe cyane. Kuko Yakobo niwe wabyaye izina Isiraheli, niwe Imana yahaye isezerano ryo kuba igihugu. Imana ishimwe cyane. Mu bana be nibo yaturiyemo uku gukomera n'ubutware. Ntabwo nabona umwanya ngo nze kuvuga kuri ba Benjamini, nze gusobanura n'uburyo iyi migisha yaturiye kuri aba bana. Iyi migisha yarabakurikiye. Niba munabizi ikintu cyatumye Sawuli aba umwami w'Abisiraheli, n'uyu mugisha Yakobo yaturiye kuri Benjamini. Yaravuze ngo Benjamini nise gitanyagura ijya umuhigo mu gitondo, ngo nyimugoroba ikagabanya iminyago. Ibi bivuze iki? Benjamini iyo abandi bagiye guhiga, we aba yavuyeyo. Mu yandi magambo, abandi babyuka bavuye guhiga. Yaturiweho gutanga abandi. Ibi nibyo byatumye uwitwa Sawuli aba umwami w'Abisiraheli, kubera ko Sawuli yari umubenjamini, kandi Benjamini yaturiweho gutanga abandi. Yesu ahabwa icyubahiro. Ntabwo ari byo nshatse kwivugira, ndashaka kuvuga ngo umugisha so abahesha uruto yaheshejwe. Ntabwo njya ntinya kubivuga, kubera ko n'ubundi agaciro k'umuntu ni icyari cyo, hanyuma ikiruta agaciro ni ikimurimo. Ikikurimo ntabwo cyakwambura agaciro, ibyo birahagije. Nubyara umwana, uwo mwana akaba munsi y'ubuzima wabayemo, uzamenye ko wahombye. Ndasubiramo, nubyara umwana, uwo mwana akaba munsi y'ubuzima wowe wabayemo, uzamenye ko wahombye. Kubera iki? Marayika w'Imana avugana na mugore wa Manowa yaramubwiye ngo mugiye kuzabyara umwana. Uwo mwana ni uzabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Shimwa Yesu. Uwo mwana mugiye kuzabyara ni uzabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Yesu ashimwe. Umubyeyi agomba kubyara, ariko abana nabo bagakura se mu kibazo. Narababwiye ngo nigeze nkora imibare nsanga amashuri nize guhera mu wa mbere kugeza aho nashoreje nishe 2,200. Ubwo urakora imibare rero uhita uyamenya yariyo, kuko nge nize ku gihembwe twishura 100. Hanyuma ubwo ukubye urasanga neza nize imyaka 7, kuko umwaka ni 300. Kandi mudakinisha iryo jana, icyo gihe hari umunyeshuri birukanaga yararibuze, kandi ishuri rigahagarara, yarabuze 100. Hanyuma ariko kuko narangije kumenya ibanga ry'agaciro k'umwana, Yesu ashimwe cyane. Mu mashuri nize nabwiye abantu, ndababwira nti leta ingiriye icyizere ikamba ahantu ho kuyobora, ahantu bamba nkahayobora bakizera ko nahashobora, ni mu rugo rwanjye. Niko kuri, nta wamba kuyobora isibo nta mashuri, ariko urugo rwanjye kuko nta wundi baruha, bavuga ati inahashingirize aruyobore. Yesu ashimwe. Ariko nge na Yesu iyo twafatanije dukora ibindi abadogiteri bananiwe. Iyo nge na Yesu twavanze amashuri, duhagurutse umuntu abaganga barananiwe kumuhagurutsa, dufata umugore tukamutera inda akayisama, abaganga baravuze ngo azafata abyaye, abanyumvishe bavugire ngo amen. Hanyuma narishatse kuvuga iki?
rega ndashaka ntinda aha hantu bundi navuze ngo ubundi muribuka ko umugaragu w'Imana mushiki wacu bivuzeho bitafashwa biteye ubwoba igihe umugaragu w'Imana Elisa yatandukanaga na Eliya. Kamvuga aho ngaho batandukana umugisha so abahesha urutuya heshejwe na se na sekuru. Tuzi neza ko Eliya atandukana na Elisa. Mbere yuko batandukana hari ikintu cyabaye gikomeye. Ndashaka gusobanura ntabwo umwana apfa gufata umugabane, kuko ntabwo abana bose bafata umugabane ungana. Ningira umugisha ko kandi murakumva. Yakobo ahesha abana b'umugisha ageze kuri Rubeni uwo twita imfura ye, we yaravuze ngo wowe nubwo ari wowe wa mbere namenyeyeho kubyara, ariko ntabwo uzahabwa ubukuru, ntabwo uzigera uba mukuru, kubera ko wuriye uburiri bwa so. Yesu ahabwa icyubahiro. Mu yandi magambo yakabaye kubona umugisha, ariko nta mugisha ari buhabwe kubera ko adahawe umugisha, kubera uburyo yitwaye ku mubyeyi. Hari ihame ryo kugira ngo umwana abone umugisha ku mubyeyi. Iyo iryo hame rutuzuye, umwana abona umuvumo kuri se. Yesu ashimwe. Uwitwa Rubeni, uwitwa Lewi na Simiyoni ntabwo bigeze bakura kuri se umugisha. Yaravuze ati mwebwe umutima wanjye ndukabane namwe mu nama zanyu, kuko muri abagome bateye ubwoba, ngo singifatanye namwe. Ariko ageze kuri Yuda aravuga ngo wowe uri nk'intare, aravuga ngo niyo ubutwari ntabwo izava ku bitugu byawe, aravuga ngo bene so bose bazagira gute. Niyo mpamvu mu bana haba umwana. Ntabwo munyumvishe, mu bana haba iki? Shimwa himbazwa Yesu. Iyi nguru ya Eliya akaba ariyo nanivugira nta nicyo bitwaye. Ibyo abantu bagiye bakura imivumo kuri base kubera kubamenyera, ndabihoreye ndahaco n'ubundi aha ni mu rugo. Hari n'igihe mbwira mushumba nti abandi bose ndabahagaritse ndaje. Narahamagawe arega yewe, narabahamagawe ngewe nti ndabahagaritse ndaje. Abandi hari ibyo byinigiye kwihorera mbyihorere. Iby'abana barebye ubwambure bwa se bajya kumuha rubanda, sakababwira ati ndakuvumye, umuvumo kabokama kugeza igihe Yesu nawe ubwo abarebye akababona mu bubwa kandi ari abantu bazima. Shaka kuvuga ihame ryo gukura umugisha ku mubyeyi riterwa nuko wamwitwayeho, uburyo wamwitwararitse, uburyo watindanye nawe, uburyo yagukeneye akakubona. Mushumba ibintu murimo muvuga niko kuri. Hari abantu ngiye batazongera kuntinza, ibi mbora mbivuga, narabivuze nzabisubiramo, kandi ndihagira umuntu uzambora uko ntekereza ibintu. Narangije kumenya ko gatandatu ihagaze aha na gatandatu ihagaze aha biratandukanye. Iyo ugeze aha bihinduka 9, wagaruka bikahinduka 6. Kuba nge mbona ari 6 we ukabona ari 9, ntabwo ari ikibazo cyuko tudahuje, ahubwo nuko uhagaze aho ndahagaze. Nta mwanya mfite wo gukunda abanyanga. Ibintu bya muri Bibiliya ngewe nabwiye Yesu nti Yesu singuryange ntabwo nabishobora ngo mukunde abanzi, nta mbaraga nge nabona zo gukunda umwanzi wanjye. Yesu arabizi nabamubeshye, kwanza uretse n'umwanzi n'umuntu utashigikira
n'umuntu utumva ibyanjye neza nta mpamvu yo gutindana nawe. Imana y'ubwo yaratubwiye ngo ngunda bangunda, abashakana umwete bazagira gute? Nibikunda bayikunda, nibiretse kungundisha abanyanga. Umugisha so abahesha uruta uwo yaheshejwe na se n'uwo yaheshejwe na sekuru. Niki Bibiliya ivuga? Eliya yinginze Elisa gusigara inshuro zitagira ingano. Ibi bintu mushobora kubyumva mukagira ngo biroroshye. Uzi umuntu kuba ari umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye twaratindanye none ndakubohoye sigara, undi ati singusiga. Umva umwana ufite icyo ashaka, umva umwana ufite icyo agize ute ashaka. Kugeza ubwo abantu bamubwiye ati shobuja aragukurwaho, uri kugendana n'umuntu udafite icyerekezo, undi ati akigire cyangwa arorere ariko ndagumana nawe. Bibiliya ivuga iki? Bamaze kwambuka bageze hakurya, Eliya yabwiye Elisa ati ndareba ukuntu nge nawe twagendanye, hanyuma tutaratandukana nsaba icyo ushaka. Aravuga ngo ndashaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Bibiliya yaravuga ngo aramubwira ngo usabye ikintu kiruhije. Kubera ko amusabye ikintu kimuruhije, amusabye icyo atagira. Kuki afite umugabane umwe n'umwuka umwe. None umwana we yamenye ko kuba mu buzima ngubwo se yabayemo ntabyo akeneye, arashaka imigabane irutiya se, arashaka imigabane irutiya se. Hari ibintu se yananiye kandi uriya mwana agomba kujya kubikemura. Ibintu byananiye se uriya mwana agomba kujya kubirangiza, kubera ko yari yarahishuririwe ibanga. Imigisha data bahesha irutiyo yaheshejwe na se. Aramubwira ngo numbona ngukuweho birakubera uko ushaka. Bibiliya ivuga iki? Amagare n'amafarashi byaraje biramujyana, nawe aravuga ati wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, ngo arekure umwitero, Imana ikumbera umugisha. Akirekura umwitero, Elisa afata umwitero ngo ashishimura imyambaro ye. Uriya mwitero ntabwo upfa kuwufata kugira ngo wakire umugabane wa so. Hari ibindi ugomba gutakaza, hari ibindi ugomba kubanza guhomba. Arangije kubitakaza ashira umwitero ku rutugu. Ndafashijwe kandi Bibiliya iravuga ngo ageze kuri Yorodani. Murahari? Aravuga ngo Mana ya Eliya, umva icyo bita umwana muzima. Nubwo yakiriye imbaraga ariko aracyakorera mu mavuta ya se. Mfite umuhungu namubyaje ubutumwa, uyu aramuzi. Uyu munsi baramwimitse, ariko buri munsi atura ku birenge bya se, atura kuri se. Ko namubyaje ubutumwa, ni umushumba ashumbye itora ariko aracyatura kuri njye. Mbabwira igitangaje, njye nta mavuta baransukaho, ariko kuko azi ko ndi se. Bibiliya iravuga ngo amazi ya Yorodani aratandukana, ayepfo arakomeza, ayaruguru arahagarara. Bibiliya iravuga ngo arangije arambukira ahumutse. Abana b'abahanuzi babibonye ngo baza biruka. Aba bantu niko bateye, iyo Imana ikoze baza biruka. Niyo mpamvu ntuzakenera abantu, uzakenera imbaraga z'Imana. Iyo imbaraga z'Imana zikujeho zihamagara abantu, iyo Imana ikujeho ihamagara icyo ukeneye. Ngo baraza bapfukama imbere ye, baramubwira ngo Imana ya Eliya iri muri wowe imbere. Ayo makuru ntibafite, afite Imana yikubye. Imigisha
so abahesha iruta iyo yaheshejwe na sekuru. Kubera iki yaheshejwe imigisha irutwe ya ba sekuru? Umva icyo Bibiliya ivuga. Akimara gukora icya gitangaza, abantu bo muri uwo mudugudu baza kureba Elisa, baramubwira ngo uyu mudugudu amazi yaho ararura, dufite ikibazo, twarangije kumenya ko nta wundi ufite amavuta yo kudutabara keretse wowe. Kuki iki kibazo batakibwiye Eliya? Kandi Eliya yageze i Yeriko arahaba, ananahatinda, yewe aranahahanurira. Ariko ikibazo, hari amakuru afatika bakeneye. Ni iyihe mpamvu? Igitangaza cya nyuma Eliya yakoze, yatandukanije Yorodani. Igitangaza cya mbere umwana we yareze mu mwuka yakoze, yatandukanije Yorodani. Bivuga ngo ahantu Eliya yananiriwe niho Elisa yatangiriye. Ngira umuntu mwicaranye ngo aho data bananiriwe niho twebwe tugiye kugira gutangirira. Zone ya tota komberi enai, aho abanyembaraga bananiriwe niho twe tugiye gutangirira. Aho abanyabubasha adango santore boriase niho twebwe enakotai enado stiko shimwa. Himbazwa. Kubera iki? Umuntu watandukanije Yorodani bwa mbere ni Joshua, ari kumwe n'Abisiraheli batandukanya Yorodani. Igitangaza cya mbere Joshua yakoreshejwe, Imana imubwiye ngo ndatangira kugukuza, ni ugutandukanya Yorodani, kugira ngo babone umuntu uhumanura umudugudu, kuko uwo mudugudu wavumwe na Yoshua. Hakeneye umuntu ufite amavuta ungana n'aya Joshua. None baramubonye, nawe igitangaza cya mbere atakoze atandukanije Yorodani, baravuga ngo isinzi irabonetse. Yes ashimwe. Hanyuma ntabwo ibi biza mu magambo gusa, birikora, bifite uburyo bikorwamo. Hari uburyo Elisa yagendanaga na Eliya bagatindana, akavuga turi umubyeyi, akamwubaha. Mu gihe abandi bamusize, we ntamusige. Mu gihe abandi bari kumwoshya ngo musige, batagaciro ke ndakazi. Dufite abantu batubeshye ngo baratwemera. Yes ashimwe. Beruka guhishurirwa ijambo rikomeye, ijambo Dawidi yabwiye Abiyatari. Yaramubwiye ngo gumana nanjye, uhiga ubugingo bwawe ni uhiga n'ubwanjye. Aramubwira ngo nugumana nanjye ntacyo uzaba. Abiyatari aravuga ati iri jambo uyu mugabo avuze nanjye ngiye kuririnda. Yabanye na Dawidi mu buvumo, Sawuli abahigana na Dawidi. Igihe kiragera Dawidi aba umwami, afata Abiyatari amugira umutambyi. Umuhungu wa Dawidi arwanya Dawidi, Dawidi arahunga, Abiyatari ahungana na se. Igihe kiragera baragarukana. Hanyuma umunsi umwe Abiyatari akora amanyanga, yimika Adoniya, kandi Adoniya Imana itamuvuzeho. Salomo abaye umwami, Adoniya akora ikosa, ajya gusaba umugore wa Dawidi witwa Abisagi. Salomo aravuga ngo ibindi byaha warabikoze, ndakubabarira, iki cyo kirakwicisha. Ageze kuri Abiyatari aramubwira ngo nawe wagombaga gupfa, ariko kuko wagumanye n'umukambwe wanjye ukababazwa mu byo yababajwe nawe, itahira amahoro, ntabwo uri bupfi. Umuhungu yishe murumuna we, ariko umuboyi w'iwabo baramukiza kubera uburyo yabanye na shebuja. Yesu ahabwa icyubahiro. Kugira ngo wakire icy'agaciro kivuye ku mubyeyi, birasaba ngo uwo mubyeyi mwabanye bati. Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu umubyeyi
arimo ibintu bibiri. Iyo utamukuyeho umugisha umukuraho umuvumo. Yesu ashimwe. Nyine nuko byivanze bigahurirana. Twagize ibihura, umugabo yagize ibihe kurekura mikoro biramunanira, arafashwa araryama arahwera. Nanga kumusiga yahwereye ari mu mwuka. Narindi bubabwire ku mubyeyi, ngababwira uburyo umubyeyi aguhesha umugisha bitewe nuko nawe umuhesheje agaciro. Yesu ashimwe cyane. Umubyeyi umubyeyi namukunze n'ubwa mbere mubonye, ariko yabivuze neza. Naho umubyeyi wawe yaba ari igisambo, ni umubyeyi. Nashaka bari indayi ikata mu migina hamwe n'inyoko, kubura mu ndeba nabi. Yesu ashimwe. Rimwe mu makosa ushobora gukora Imana ntiyivange mu matiku yawe, ni ukurakaza nyoka akakuvuma. Ntabwo Imana ijya yivanga mu mivumo y'abana na ba nyina, kubera ko nayo ni umubyeyi, irabizi uko igiseke iryana. Bibiliya iravuga ngo nta muntu uvuma uw'Imana itavumye. Ngo Baramu yagiye kuvuma Abisiraheli, ngo ariko yajya kubavuma hakagerayo umugisha. Kubera iki? Ari kuvuma abantu batavumika. Ariko Nowa avuma Kanani, umuvumo waremeye, kandi Kanani nta cyaha yakoze. Icyaha cyakozwe na se, none bavumye Kanani. Kubera ko uyu muvumo wemeye, nuko Kanani ni umwana wa Hamu, Hamu ni umwana wa Nowa. Hanyuma icyo gisekuru cy'amaraso ntabwo Imana yakivangamo. Abantu babaye ibicamuke kubera kutumvira ababyeyi, akabaho ari igicamuke. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gutunga vewe itari igicamuke. Sinari nzi ko umuntu yatura muri etaje ari igicamuke. Sinari nzi ko umuntu yahembwa za miliyoni ari igicamuke. Aho umuntu ahembwa miliyoni ku kwezi ugasanga ntagira n'akantu ko gucumbika amara cyaba muri geto. Kubera iki? Ariho umuvumo w'ubucamuke. Umva yewe, wose nyina we harakarimo ko nyina nawe byamucanze. Umuhanga umwe yaravuze ngo umubyeyi umwe ngo abasha kurera abana 8, ngo ariko yasaza abana 8 bakananirwa kurera nyina. Ngiye impamvu itumye abantu babuze umugisha, nuko batamenya agaciro k'ababyeyi. Nibyo bihari uyu munsi. Ukababyara ari 5, wowe ukabarera, bo bamara gukura ushaje kukorera bikabananira. Nibi bashumba, nibi bibazo mufite. Wari uzi gushumba abantu barenga 100, buri umwe murambika ikiganza, buri umwe musengera, barangiza bagasubizwa, ukajya ugenda na mugaro wasengeye bagenda n'imodoka. Kajya barate mushumba urasenga n'ukuri turakwemera. Warakoze mushumba, imodoka niya indi wahanuye dore yarasohoye. Ubwo kandi uguhaye akanya ko kukuvugisha nawe aba yabaye inyangamugayo. Hari no kwinyura hakazamurebera aho ati niba abapasiteri barindagiriye mu butayu, nyamara ni wowe ubwawe wamuhesheje umugisha, ni wowe ubwawe wafunguye imigisha ye. Ariko ndashaka kukwakira nk'umubyeyi, hanyuma rero uwo muvumo na urirukanga. Reka mbabwire, wenda reka ngavuge gato nsoza. Umubyeyi yababaye niyo atavuze, Imana iragenda igakurikira uwo muvumo. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Hanyuma wenda mvuga kansoza ubundi nishyano kandi subire nishyano gusengera udakunda umushumba wawe wayobye inzira. Mbisubiremo, kwitwa kusengera aha udakunda umushumba wayobye inzira. Nta gitangaza na kimwe wakura. Ntabwo bibaho. Murashaka gutuma mvuga byinshi kandi ndashaka kuvuga byinshi. Oya nimvuga byinshi sinzagaruka gute? Ntabwo nababwiye ko Yesu yabwiye umugore w'umunyakananikazi akamubwira ngo nta byo kurya byo mfite byo guhimbwa, ibyo kurya by'abana si ibyo. None niba Yesu adashobora guhimbwa ibiryo kandi ibijya ari iby'abana, kubera iki yavuze iryo jambo? Nuko Yesu adafite gahunda yo kugaburira abantu bafite gahunda yo kugenda. Ibimwe rega mu bintu bituma abantu basenga ndibasubizwe no gusaba Imana bayita se kandi itari se, itarababyaye. Nukuza gusaba Imana uyita so kandi atari so. Ariko baza umuntu w'umugabo muhuriye mu nzira ngo papa ngo mbereze igihumbi ndashonje, wahita wibaza namubyaye ryari? Iri bandi rivuye. Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange mushake. Aravuga ngo ninde muri mwe umwana we arasaba ifi? Ntabwo ari ibandi riri gusaba, ni umwana uri gusaba. None uje uribande ngo papa ngo mbereze. Niba Yesu adashobora guhibandi kubera ko atarize, ni nako imbaraga ziri mu mushumba zitakubohora utazemera. Rega nsoza yego. Nubundi ni nishyano gusengera ahantu ukitwa ko uhasengera utari mu bitabo by'itorero. Noneho ndabacanze burundu. None se ikimenyetso cyo kuri umwana ni iki? Baracyagenzura. Ari ibintu biranga umwana mu rugo. Icyambere, umwana bagomba kubaha ababyeyi no kubumvira. Kabiri, umwana iteka ahorana iterambere ry'iwabo. Niha umwana atandukanye n'umukozi. Intebe yacu kitacika ntibimureba, babona umura batabona ibyo ntibimureba. Icyingenzi bamuhembaye itariki yageze. Ariko umwana areba imvune y'umubyeyi. Aho ngaho rero niho hantangarije. Mfite akana kavuze ijambo numva ndahungabanye, gafite imyaka 7. Nika kandi kize kumbwira ati papa ugira umunwa shaho. Kigeze kabimbwira nk'abajengo kari gukora ikinyana gatumye karanyihorera, karangije karaza karavuga ati papa ugira umunwa. Ako kana karebye nyina ari kumesa, ari kuwa gatandatu, buri wa gatandatu nyiramesa, akavuga ati mama nimara kuba umukire ikintu nzakugurira ni imashini imesa. Kwereka kabonye imiruho ya nyina. Wambwira gute ko umuntu asengera aha akaba atazi imiruho y'umubyeyi waha ngo ni umwana? Have iryo nibande. Umwana uba muri uru rugo utabona imiruho y'umubyeyi nibandi ryaje guhembwa, ntabwo ari umwana mu rugo. Ariko umwana mu rugo aravuga ati iki kizu ko tukibibamo kirishurwa ryari, kirishurwa gute?
ariko ibandira avuga ati babasore cyangwa babihorere nzajya n'ahandi. Niyo mpamvu Yesu yararahiye nta muntu ashobora gukora ikosa ngo amugaburire ahagaze. Iyo Yesu yashakaga kugabura yabwiraga abantu ngo mwicare, kubera ko kukugaburira uhagaze ni ikimenyetso cy'umururumba. Umuntu uhagaze ararya akagenda. Yesu rero nta gahunda afite yo kugaburira abahagaze. Niba ushaka kugaburira icara, 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 icara. Yesu ashimwe. Niba ukeneye gukura umugisha ku mubyeyi, urasaba kubanza kumwemera nk'umubyeyi, urashaka kumwitwaraho nk'umubyeyi. Yesu ahabwa icyubahiro, hanyuma nawe aguhesha umugisha. Utekereza umuntu ushaka kugusigira umugisha uruta uwatunze, ushaka kugusigira impano ziruta izo utunze. Erega ibi nimbivuga ntibibwire ngo abana bose bakura umugisha ku mubyeyi. None si niba Elisa yarasigaranye imigabane ibiri, nange mbabwire ni nacyo Kristo yaje gukora. Yaje kugarura ibyo twatakaje ababyeyi baturiganije. Elisa yabanye imbaraga abana na Gihazi. Gihazi amubera ikirumbu kugeza ubwo imbaraga bazihambanye Elisa. Iyo habuze umwana ufite icyerekezo, umusaza imbaraga arazipfana. Dufite abasaza bagiye bapfa bagapfa batabye amafaranga kubera iki abana babo bababereye ibirumbo, asanga kuyamuha n'ubundi ni ikirumbo, apfa yarayatabye. Ziriya mbaraga Elisa yapfanye, mutagira ngo ura muntu uzazuye yarazutse arazijyana. Reka da yarazutse ahabwa ubuzima, ariko ahande Elisa ashyinguye imbaraga zirahagumana. Hanyuma Yesu abona imbaraga yohereje zarabuze uzifata kuko habuze umwana. Yesu aza gutanga imbaraga. Mwe murahari cyangwa mwataje? Aza gutanga imbaraga zatakaje zabuze abazakira. Yesu ahabwa icyubahiro. Yes, iyo witwaye nabi ku mubyeyi utahiraho, ariko iyo umubyeyi umufashe neza ubona umugisha. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma nongere mbabwire, ariko Mana Nyiringabo, se muribuka igihe Isaka yaheshaga umugisha Yakobo, yabwiye Esawu ngo genda ushakira inyama, shaka inyama nziza cyane uyinzanire. Rebeka arabyumva, aravuga ati sha nabimenye bagiye gutanga umugisha, kandi Imana yavuze kuri Yakobo. Hanyuma aragenda ngo akaranga inyama. Imurahari Biblia avuga ngo akaranga inyama umugabo wakunda. Kibaza abana ntabwo baramenya ngo base bakundeke. Kumbona murakaye uwo musho mbaze kibazo hano. Abantu basengera hano bamwemera ngo umushumba bagire guke. Abashitsi tubahaye konji ntimwirirwe muzamura. Uri umukristo we agira anniversaire ryari? Murakoze ko mbona mundakariye. Ikindi kibazo, yambara nimero kangahe y'ingweto? Yashaje kabisa. Baza nijya gwaye mikrofone. Baza nawe yikwaka. Ibanga kugaruka nzakugaruka. Yes, erega bikoreye. Urashaka kuvuga kubyanyu. Vuga kuri nanjye ratanga nanjye.
tugiye gusoza. Yes, buri muntu wese uraha arashaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo, arashaka kwakira umugisha uturutse muri wowe. Ese wowe arakuzi? Umva Bibiliya ukivuga ngo Rebeka abwira umwana we, aramubwira ati Yakobo mwana wanjye, genda ubage ihene nziza uyizane, so mutekere inyama akunda. Utaramenya ikindi se akunda kumukuraho umugisha wapi? Undi nikosa kubana n'umuntu umwemera utazi icyo akunda. Buriya mugore wanjye ukunda ateye, biragoye ko twahemukirana ngambwire ngo sorry, ariko azi kuvuga ngo sorry atavuze ahubwo akoze. Kandi njye abantu bavuga badakora sinamba akunda, njye ngunda umuntu ukora, iyo akoze biba bivuga bihagije. Arabizi iki kintu ngunda mu buzima, ngunda isambusa, ngunda isambusa, ntabwo ngoye n'agasambusa. Azi ko yangoshereje kugira ngo twiyunge, anyura Ragarete akatuzana ari dutatu, akayishyura 800, akadushyira mu cyumba, umugati akawushyira muri saro, akabwira abana ati murye umugati, so mwaradusanganye n'ubundi muzadusigana, so nawe arya agasambusa. Ubwo mbitamubwira nti nakubabariye nabimenye, kubera ikarabizi ko ngo iyo agasambusa yakazanye abambwiye ngo sorry. Ukwiye kumenya umubyeyi wawe akunda iki, uwo muntu mubana ukeneye umugisha akunda iki. Bibiliya iravuga ngo Rebeka ateka inyama, arangije ayihereza Yakobo. Yakobo ayijyanira se, ise ngo atamiye inyama, ikigera mu kanwa ke ngo aramubwira ngo zana na vino nsomeshe uburyohe bw'inyama kuko nizakunda. Rebeka arabizi ko akunda inyama zitetse uko. Ariko mushumbuzi ko umuntu yagukuraho umugisha nta gahunda wo kutanga wari ufite, kubera uburyo yagufashe neza. Yesu ashimwe. Ngo ari inyama uburyohe bumwuzuye, ngo asoma na vino. Iri jambo ryarantangaje, ngo ahita abwira umwana, baramubwira ngo egera hino ngo uheshe umugisha ndarapfa. Umva ikintu gikomeye, Isaka yahesheje Yakobo umugisha atararangiza kurya. None wowe so ndushaka no kumugaburira, ngo urashaka kumukuraho n'utwo yariye. Murakoze kunyumva. Uzi ko byashoje, byashoje. Yesu ashimwe. Reka dusoze. Umva yewe, Yesu ahabwe icyubahiro. Munyemerere tugire dusoze, ariko numenya ko umugisha, ibi bintu bitekereze, ntabwo umugisha wizana, ntabwo umugisha ugira gute wizana. Nari ndi kumwe n'umukozi w'Imana Eric, umukozi w'Imana mwiza cyane. Noneho nigishije ya magambo akomeye, ndimo kuvuga amahame y'umugisha. Amahame y'iki? Y'umugisha.
uburyo ushobora gusenga Imana ikagikubwira ngo ndabikoze, ugategereza imyaka ikubwira ngo irabikoze, ugategereza ko ibikora ugaheba, kandi bivuga buri munsi, kandi abahanuzi batavangiwe, ibyo babona ari ukuri, ariko ikibazo ntabwo uhagaze ahantu wamugisha uwubonera. Nongere ngo ubwire ko hari ahantu ushobora guhagarara uteze imodoka umunsi ukakwiriraho ukihahagaze, kubera ko wahagaze muri sansenike. Abarokore b'iyi minsi bahagaze muri sansenike, ariko bategereje imodoka izanye ubutabazi, kandi muri sansenike uzahasazira. Nyamara iyo ugeze ku cyapa aho imodoka ihagarara utayihagaritse, ikamenya ko irahakura umugenzi. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Gusa icyo nakubwira cyo, niba ukeneye umugisha ku mubyeyi, Yesu ashimwe, ukeneye kubanza kumufata nk'umubyeyi, ukamugiriraho umugisha nk'umubyeyi, ukamukuraho umugisha. Iyo wamenye icyo umubyeyi akunda, nawe aguhesha umugisha, byanga byagira gute, byakunda. Icyubahiro ni kibi cy'Uwiteka. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma rero Imana ibambera umugisha, ndafashijwe. Iyaremye ijuru n'isi ibambera umugisha. Nongeye kuvuga ngo iyaremye ijuru n'isi ibambera iki? Umugisha. Ntabwo navuga ibindi. Isomo duhaye, inoti ya 5 yawe incitse, ikundya ahantu, iri kundya ahantu. Hanyuma rero umva impamvu iri kundya. Ubu ngubu ririya somo urigaruye ahangaha bakwicanira ahangaha. Niyo mpamvu iyo ijambo ryavuzwe haba hari abantu b'abahanga. Yesu ahabwa icyubahiro. B'abahanga baba bakeneye umugisha ku mubyeyi, barangiza bakaneka, bakamenya ngo umubyeyi wacu agira gute, akunda iki. Ndashoje. Abana bawe bagende bakwigeho, nuko bakwigeho, urakabyara, bamenye ngo wambara sayizi zingahe. Kikamushumba akangubwiza ukuri, narangije kumenya ko hari ibintu bituma dufashwa. Urakabyara. Hari ahantu nigeze mbwiriza, umuntu afashwa ari muri Amerika, ahita anyorereza miliyoni n'ibihumbi 400. Haravuga ati ni fanta nguguriye. Nagiye kubwiriza nyacigatiye, nahagaraga mu iterano ngababwira ndi mufashwe cyangwa murorere. Ndaga ari ngombwa ko umuntu afashwa kubera ko umwuka aje ngamutitize. Hari n'ibintu biza ugahita ufashwa, ahubwo umuntu mwicaranye mubwira ngo Imana iguhe ibintu bituma ufashwa, kuko hari n'ibintu usiga mu rugo bigatuma udafashwa, ariko hari ibindi Imana kuri kw'Imana. Haleluya. Bakubamenye wambara nimero kangahe y'ingweto, ukunda iki, hanyuma nawe ubahesha umugisha nk'umubyeyi, kandi uko niko kuri. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma ibyo byose nyagunda kubisaba abashumba, uramutse utabifite uri umushumba uba warabye icyerekezo. Nuko umushumba nawe agomba gukunda abashumbyi. Buriya ni umuntu ushumbye akaba atakunda abashumbyi, nawe yabuze icyerekezo, aba yarataye gahunda. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma Imana ibambera umugisha, ibambera amavuta. Aya mavuta rero, aya mavuta ntabwo ndi buyabasabire, kuko ntabwo ari njye ubashumbye, ahubwo aba bantu bawe bagomba gutunga impano y'ubuhanuzi irutiye utunze. Hanyuma kandi bakamenya ko bayitunga batayitunga ntibashobora kujya hejuru ya se. Kuko hari igihe nawe agera hejuru agahita akubwira ati cara ngurusha amavuta, akibagirwa ko ari weho wamubyaye. Kandi abahanga baravuze ngo ndarutugugura ngo rusumbe
murakoze mushumba, Imana ibambere umugisha. reka dukomere mashyi ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko Irene we, Imana iguha umugisha. Mureke mbabwire, hari igihe abantu iyo tuvuga kuri twe cyangwa abakozi b'Imana iyo bagarukwaho, hari igihe bavuga ngo yaje kugira ngo asaba abakristo amafaranga. Ni ukuri ntayo twenda kubasaba, nta n'ifaranga ryawe twagukeneyeho cyane, ahubwo twakeneye kugira ngo umenye. Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri niko kuzagira gute? Kuzaba batura. Amen. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi.